rero ntago ari buri mwaka. Biterwa n'iki? Biterwa nuko dufite ibikoresho byinshi bikoresha amashanyarazi. Hano hakorerwa ibintu byinshi cyane byinshi. Rero kuba hakorerwa ibintu byinshi, hari ababaza, hari ababobina, dukora ibintu byinshi bijyanye n'amashanyarazi. Ugasanga rimwe na rimwe tugize ibyo bibazo, ariko nanone ntabwo nakwirengagiza ko wenda unarebye neza ugasanga wenda dukwiye gukora nanone installation iri nini cyane ishobora kubasha guhangana n'ibyo bibazo n'ako kazi kenshi dufite. Mujya mubibona inganda zikunda gushya hano honyine hahiye, urabyumva rero ni uruvangavanye rw'akazi dukora bigatuma tugira ibyo bibazo nta n'ikindi, kandi ntabwo ari buri mwaka. None se ku bijyanye na installation uvuze ko hari ikibazo mu musanzwe mubona ko haba hari ikibazo, ese hari icyo mwaba mwarabikoze? Installation ni ikibazo, ni kamwe mu bigize wenda byatuma umuriro uba, ariko nakubwiye ko dufite ibintu byinshi bigira ndetse hari n'ibindi umuntu ashobora no gutekereza mu bundi buryo, ariko ntabwo ari installation gusa, kuko agaciro k'amafaranga y'ibihumbi mwagize kubera inkongi y'umuriro ntabwo turabasha kukibara neza ngo tubone imibare iri exact, ariko hahiye amatori 10 arimo ibyo bikoresho bitandukanye, amamashini, imbaho za ribu, ama MDF, ibintu byinshi. Amatori 10 rero tugereranije harimo ibikoresho bihenze, ibikoresho ugereranije uyu munsi wenda tutarafata imibare y'imyayo ntabwo byabira muri miliyari. Munyakazi Jacques. Jacques, umwe mu bakoreraga hano muri aka gakiriro? Nakoreraga. Hanyuma nyuma y'ibyabaye se niki gitera inkongi y'umuriro ko bikunze kuba buri mwaka? Akenshi biterwa n'umuriro. Westaye nabi? Oya. Bigenda bite? Kubera ukoreshwa n'abantu benshi. Na installation wenda bya installation, ariko kubera ukoreshwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu itera inkongi y'umuriro. Hanyuma se ubuyobozi bwa koperative ntabwo bwabisanzwe babona ko bishobora kuba hazavamo ikibazo? Ubuyobozi bwa koperative burabizi, ariko igihe cyose nabwo nta kuntu buba butagize pe. Hanyuma ku bijyanye n'ubwishingizi, abantu bakoreragamo hano mwari mufite ubwishingizi bw'ibikorwa byanyu? Abibikorwa bo ntabwo, kereka zino za teriye nizo ziri mu bwishingizi. Kimwe mutagiye mu bwishingizi? Ubwishingizi burahenda. Ikindi nanone ikibitera izi za silence zacu, ugiye uvuga ko uri uwanga kenshi ntabwo bakunda kubuguha. Kuvuga gute? Bavuga ko mbese ahantu hahora hashya buri munsi, bihora byisubiramo buri munsi. Akaba ariyo mpamvu babubima bamwe. Icyo kintu rero twagira ngo mujye dukora ubuvugizi. Kore uri umwe mu bagize ibibazo byo kuba bashyirije ibikorwa byabo hano, sibyo? Ubundi ubona ari iki gitera izi nkongi z'umuriro ziza buri mwaka? Mbona hari ikibazo giterwa n'aya mashanyarazi. Atestaye neza se? Kubera ko nyinshi byahiye mu masaha yine kandi nta bantu bari gukora. Kandi iyi nkongi y'umuriro ikunze kuba buri mwaka? N'ubushize yarabaye hariya muri kiriya kibanza turegeranye. Icyo gihe bababwiye ko byatewe n'iki? Icyo gihe ko baraje baravangura bari bari gusudira hariya ngo kuko aribyo byateye inkongi kubera bari bari gusudira hejuru bacuruzagamo matera bakoreye ishashi cyane cyane. Hanyuma iyo umuntu yahombeye ibikorwa bye hano muri iyi nkongi y'umuriro hari ubufasha abona? Kubera ko nta hanyuma se kuba nta bwishingizi mufite, koperative yo ntabwo bakangurira icyo kintu cyo kuba mwagira ubwishingizi? Hanyuma agira ikintu ubwira abantu bakora ibicuruzwa bidafite asiranse ku bijyanye na experience umaze kubona hano? abantu bose bagombye kuba muri asiranse, kuko nk'ubu nanjye ndahombye n'umuryango wanjye ntariraga niba ikintu ndamuyemo ni akabantu gato. Ngabire Marie Claire, uri umwe mu bakoreraga hano? Ari iwacu. Hanyuma se ni iki gitera kuba aka gakiriro gashya buri mwaka? Nakubeshya, ikibazo njye mbona wenda ari ikibazo cy'insinga.
n'insinga ko natwe ntituzi ikintu cyateye ino nkongi y'umuriro kubera ko kuva hatangiye gushya batangiye kubaka ibigeretse ubwo niko njye nabivuga wenda n'insinga zinyuranamo. ushatse kuvuga ko kuba baratangira kubaka ibigeretse nibyo byateje inkongi kuba baratangiye kubaka ibigeretse nibyo byabaye imbarutso y'inkongi? hari aho bitahiye ariko kuva hano hashya hari n'ahandi hahiye hariya njye mbona inkomyi yabyo ari ukubera wenda bigeretse sinzi kubera ko ubu bakubaka amataje niko mbona bishya mbere bikiringaniye nabonaga nta kibazo. umaze igihe kingana gite ukorera hano? njyewe maze imyaka 11. muri iyo myaka aka gaciro kamaze gushya inshuro nka zingahe niba ubyibuka? kamaze gushya inshuro 3, ni iya 3 hano hashya. hanyuma se mwebwe nk'abacuruzi mukoreramo hano mwaba mufite ubwishingizi? ubwishingizi kubera buba ari ubwa koperative ariko ibintu ducuruza byo ntabwo wahagarara hano watushe none nujya kwiyinza ni metero zingahe tumufata ni gucyashya rwose ese n'umuriro watwitse n'iki umuriro w'amashanyarazi buriya byahera ku nzu imwe y'imbere mo hagati bitwika hose hepfo byageze harya hano ni ubwa kangahe hahiye turakabona mu bantu ni mu gaciro kitwa